Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza kandi baha amahoro itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimye ko abanye natwe ukaturinda. Mana, waraturengeye, warahabaye, wabanye natwe mwami, nta gikuba cyacitse muri twe, icyubahiro ni icyawe. Mana igira neza, rero tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe. Duciye bugufi kugira ngo tweze utuboneze rwose, udukure umugayo wose watugaragayeho, utwejeshe amaraso ya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, ukimara kutubabarira Mana, turakwinginze kugira ngo urukuzubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Ntaba ari twe mwami, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Twemerera ijambo ryawe rigira ridukura nawe ritugeza. Twemerera ijambo ryawe ritubera impamba muri urugendo, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ndakwinginze kugira ngo buri wese uri buryumve rigire icyo rimumarira. Icyo twanze no gukora k'umwanzi, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse ibyakeberanya mu izina rya Yesu Kristo, byatuma tutumva ijambo ryawe byose, turabihagaritse mu izina rya Yesu. Dutumiye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu. Bane natwe mwami, ntutureke. Icyubahiro ni icyawe, ubone iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Ezekiyeli ibice 18 kuva ku murongo wa 21 kugera ku murongo wa 24. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakomeza amategeko yanjye yose kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, ni ukuri azabaho, ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamubarwaho, azabeshwaho nuko yabaye umukiranutsi. Muragira ngo nishimira ko umunyabyaha apfa? Niko Umwami w'iteka abaza. Ikiruta si uko yahindukira akava mu nzira ye mbi akabaho? Ariko umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibibi, agakurikiza ibizira byose ibyo umunyabyaha akora, mbese azabaho? Ibyo gukiranuka yakoze byose nta na kimwe kizibukwa. Ubugome bwe yagize n'icyaha cye yakoze nibyo azazira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, umugoroba nifuje ko tuganirira ijambo ry'Imana ritubwiye ku munyabyaha n'umukiranutsi. Ariko riratubwiye ngo ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, agakomeza amategeko yanjye yose kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, ni ukuri azabaho, ntabwo azapfa. Imana itugirire neza. Umunyabyaha nava mu byaha, uri gukora ibyaha agahindukira akihana akareka ibyaha, ngo ntabwo azapfa. Imana itugirire neza. Mwene data unkurikiye, ndagira ngo nkubwire yuko Imana ihora ku ntebe y'imbabazi. Imana ihora iteze amaboko ngo yakire umuntu wese. Uyu mugoroba itanze amahirwe yuko umuntu uri bwemere guhindukira, uri mu bibi akemera guhindukira akabivamo, ko ari bubabarirwe kandi imbabazi z'Imana ziri bumubeho. Imana itugirire neza. Ngo uyu munyabyaha rero ngo nareka inzira ze, uri gukora ibibi akareka inzira ze mbi, uri gukora ibyo Imana idashaka akabivamo agahindukira, uri bufate umwanzuro akava mu bibi, ngo agakurikiza icyo Imana ishaka, agakora ibyo Imana ishaka, ibyaha bye ntabwo bizongera kwibukwa. Imana itugirire neza. Ngo ibyaha bye byose nta na kimwe kizamubarwaho, azabeshwaho nuko yabaye umukiranutsi. Imana itugirire neza. Iyo umuntu yarari mu byaha, iyo umuntu yarari gukora ibyo Imana idashaka, yarangiza agafata umwanzuro agahindukira akihana agasaba Imana imbabazi akava mu bibi,
bya byaha byose biba bibaye byibagiranye, biba bivuye kuri we, biba ababaye mushya, aba avuye mu gitabo cyo kurimbuka akandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Imana rero avuze ngo uri buhindukire, uri buve mu bibi, uri bufate umwanzuro akava mu bibi, ibyo byose arabihanagurwaho, ubundi atangira abeho nk'umukiranutsi, nawe abe umwana w'Imana, nawe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Imana itugirire neza. Bene data munkurikiye rero, aya masaha ndakwinginga, niba hari umuntu wari gukora ibyo Imana idashaka, niba hari umuntu wari uri mu bidafite umumaro, niba hari umuntu wari uri mu byaha, uyu mugoroba ndamwinginga kugira ngo afate umwanzuro, kuko Imana itanze amahirwe ko nahindukira akava mu bibi, ibyo byaha bye bizahita byibagirana, ibyo byaha bye biri buhite byibagirana, ubundi agatangira akabaho nk'umukiranutsi. Imana itugirire neza. Nimureke rero ayo mahirwe two kuyitesha, kubera ko uyu munsi niwe tuzi, ejo ntabwo tuhazi. Niyo mpamvu amahirwe tubonye tuba tugomba kuyabyaza umusaruro. Wowe nkurikiye rero, fata aya mahirwe uyabyaze umusaruro. Niba wari uri gukora ibyaha, ubivemo, uhindukire, ubundi utangire ubeho nk'umukiranutsi. Imana itugirire neza, kuko ijambo ry'Imana yatubwiye, Imana iratubaje ngo se ngo ubundi ngo ngiye nakifuza ko umunyabyaha apfa? Imana itugirire neza, ngo ntabwo Imana yifuza ko umunyabyaha apfa, ngo ahubwo yifuza yuko yahindukira akava muri ibyo byaha. Imana iradukunda, idukunda urukundo rwinshi. Imana igukunda urukundo rwinshi. Icyo ishaka ntabwo ari ukupfira mu byaha, icyo ishaka ntabwo ari ukurimbuka, icyo ishaka ni uko wahindukira ukareka inzira mbi, ukareka ibibi, ukava mu byaha, ubundi ugahindukira ukihana, ubundi nawe ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Imana itugirire neza. Imana rero ihora ku ntebe y'imbabazi, ntabwo yifuza ko umuntu uwo ari we wese arimbuka, ntabwo yifuza ko umuntu wese apfira mu byaha, ahubwo ihora iteze amaboko kugira ngo yakire umuntu uwo ari we wese, kugira ngo imukure mu gitabo cyo kurimbuka, imwandike mu gitabo cy'ubugingo. Mwene data unkurikiye, Imana ntabwo yifuza ko upfira mu byaha, Imana ntabwo yifuza ko ukomeza gukora ibyaha, Imana ntabwo yifuza ko ukomeza kugendera mu nzira mbi, ahubwo iragutegereje kugira ngo uhindukire. Ntacyo byayimarira kuba wapfira mu byaha, ahubwo inyungu yayo ni uko wahindukira, ubundi ugakora ibyo gukiranuka. Nuko wahindukira ukava mu byaha, ubundi nawe ukaza ukanyura mu nzira nziza. Imana itugirire neza. Imana rero irashaka yuko dukora ibyiza, Imana irashaka ko tuva mu bibi. Ntabwo yifuza ko dupfira mu byaha, kubera urukundo yadukunze, kubera urukundo idukunda, kubera urukundo igukunda. Ntabwo ishaka ko upfira mu byaha, ntacyo byayimarira, nta nyungu yabikuramo. Inyungu zayo ni uko wakiranuka, ni uko wava mu bibi ugahindukira. Uri kunyumva rero, ndakwinginga, niba hari icyo wakoze cyagutandukanyije n'Imana, niba hari icyo uri gukora kiri kugutandukanya n'Imana, niba hari ibyo wagiyemo Imana itishimira, ndakwinginga uyu mugoroba kugira ngo ufate amahirwe uyabyaze umusaruro, kuko Imana ntabwo ishaka kupfira mu byaha, Imana ntabwo ishaka kurimbuka. Imana iragukunda, Imana igukunda urukundo rwinshi, Imana ifite imbabazi nyinshi, iragushaka. Nawe mwene data unkurikiye, Imana iragukeneye. Fata aya mahirwe uyabyaze umusaruro, fata umwanzuro, fata umwanzuro. Wa mwana w'ikirara yafashe umwanzuro umunsi umwe, aravuga ngo ngarutse kwa data. Nawe fata umwanzuro ugaruke kwa data wa twese, kubera ko aragushaka. Icyo Imana ishaka ni uko uva mu bibi, icyo Imana ishaka ni uko uva mu byaha, aho kugira ngo bipfiremo. Imana itugirire neza. Mwene data unkurikiye rero, uyu munsi ni uzi, muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo iyi si tuzayihoramo, kuko ni ukuri abantu bari gutungurwa. Kristo ari hafi kuza gutwara itorero, ngo kandi azaza atunguranye, ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo aya mahirwe yabyaze umusaruro, kubera ko kutaba mu Mana ni uguhomba, kutaba mu Mana ni igihombo. Ni ukuri ndakwinginga kugira ngo aya mahirwe yabyaze umusaruro, ubundi uzuce bugufi, usabe Imana imbabazi, igukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo nawe
uzaragwe ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Fata amahirwe rero uyabyaza umusaruro. Ni ukuri Imana iragushaka, Imana iragukeneye. Ibyo urimo byose bireke, ibyo mu mwijima ntacyo byakugezaho. Ni ukuri mu mucyo niho hari byose, mu mucyo niho hari ibyiza. Va mu mwijima, va mu bibi, va mu igomwa, va mu busambanyi, va mu bujura, va mu buriganya, va mu rwango, va mu bugambanyi, va muri ibyo byose, va mu kubeshya, va muri ibyo byose biri kugutandukanya n'Imana. Ubundi uze, Imana iragushaka, ntacyo byayimarira. Ntago yishimira ko umunyabyaha apfira mu byaha, ntago yishimira ko umunyabyaha arimbuka, ahubwo icyishimisha, Imana yishimira ni uko ahindukira akaza mu murongo muzima, ni uko ahindukira akaza agakiranuka. Ngwino rero, Imana ifite imbabazi nyinshi, ngwino kwakire nawe wandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Imana itugirire neza. Ngo ariko umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibibi, agakurikiza ibizira byose ibyo umunyabyaha akora, mbese azabaho? Ibyo gukiranuka yakoze byose nta na kimwe kizibukwa. Ubugome bwe yagize n'icyaha cye yakoze nibyo azazira. Imana itugirire neza. Ngo umukiranutsi ngo nareka inzira ye gukiranuka, ngo agakora ibibi, ngo nk'ibyo abanyabyaha bakora, ngo ibyiza byose yakoze, imirimo myiza yose yakoze, gukora umurimo w'Imana byose yakoze, ngo ibyo byose bizaba impfabusa. Imana itugirire neza. Mwene data nkurikiye, ndagira ngo ngutangarize yuko ibyaha no gukiranuka ntago bibangikanwa. Uhitamo kimwe, kubera ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ntawe ukeza abami babiri. Niba ukiranuka, niba uri umunyabyaha ajya mu byaha, kubera ko ntawe ukeza abami babiri. Ngo kuko ngo iyo ukejeje abami babiri ngo washimisha umwe ngo undi ukamubabaza. Niyo mpamvu nkubwira ngo wowe uri gukiranuka warangiza ukarenzaho ibyaha, ni ukuri ibyo ngibyo byose byiza wakoze ni impfabusa. Ndagira ngo nkubwire ngo wari uri mu nzira nziza, wakoraga ibyiza, ariko urangije nyuma yaho urenzaho ibyaha, ukavuga ngo ntawe undeba, ukavuga ngo ndahihishe, nta muntu n'umwe umbona. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo kamera y'Imana ibikuriho. Imana iravuze ngo uzazira ibyo byaha wakoze, ngo kandi ngo ibyiza byose wakoze bizibagirana. Imana itugirire neza. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo waba wararuhiye iki ngo wa munsi utabonye Yesu? Ibaza imirimo y'Imana wakoze, ibaza ibyiza wakoze, ibaza abarwayi wasuye, ibaze iminsi wirije usenga, warangiza wa munsi ntuzabone Yesu, kubera ko warabikoze urangije urenzaho ibyaha. Ndagira ngo mbwire abantu bari gukora umurimo w'Imana barangiza bakarenzaho ibyaha, babandi bari gukora umurimo w'Imana barangiza bagakora ibibi, babandi bari gukora umurimo w'Imana barangiza bagakora iby'Imana idashaka. Ndagira ngo mbabwire ngo ibyo byose bari gukora ni impfabusa. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho, ngo rwanditseho ijambo ngo Uwiteka azabe. Ni ukuri niba uzi yuko uri gukorera Imana warangiza ugakora ibyaha, umenye ko Uwiteka atakuzi, uri kuruhira ubusa. Ariko muvandimwe, mwene data nkurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo ugarukiraho. Niba wari uzi yuko uri gukorera Imana warangiza ukarenzaho ibyaha, garukiraho, ca bugufi, wireba ku cyubahiro, wireba ku butunzi, wireba ku bakuzi. Garukiraho, uce bugufi, usabe Imana imbabazi, kubera ko ngo ibyo wakoze kera byose byiza bizaba impfabusa, kubera ko warengejeho ibyaha. Umukiranutsi ngo nareka inzira ye ngo agakora icyaha, ngo ibyo yakoze byose byiza ngo bizaba impfabusa. Imana itugirire neza. Nimureke rero dukiranuke ku gato no ku kanini, nimureke dukora ibyiza, nimureke dukora iby'Imana ishaka.
nimureke dukiranuke ahagaragara n'ahatagaragara, twe kuvuga ngo aha nta muntu tureba. Ni ukuri umuntu ashobora kutakubona, umuyobozi wawe ashobora kutakubona, uwo musengana ashobora kutakubona, ariko Imana ibikureba. Kandi iravuze ngo ibyo wakoze kera, ibyiza byose wakoze bizaba impfabusa, kandi uzazira icyo cyaha wakoze. Imana itugirire neza. Nimureke rero dukiranuke ku gato no ku kanini, nimureke twirinde icyaha n'igisa nacyo. Umukiranutsi nakomeza inzira yo gukiranuka, umunyabyaha nahindukire nawe aze mu nzira nziza, kuko nicyo Imana yifuza, nicyo kinezeza Imana. Imana ntabwo yifuza ko umunyabyaha apfira mu byaha, ahubwo ikishimisha nuko ahindukira akareka inzira ze mbi. Kandi Imana ntabwo ishaka ko umukiranutsi atanakajya mu byaha, ahubwo umukiranutsi nakomeza inzira yo gukiranuka. Imana itugirire neza. Ni ukuri ndagira ngo mbwire n'umuntu utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, igihe ni iki, akira Yesu, kubera ko muri Yesu niho tubonera amahoro, muri Yesu niho tubonera ubugingo, muri Yesu niho tubonera umunezero, muri Yesu harimo byose. Gukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, gukurikira Yesu ntabwo ari ubujiji, gukurikira Yesu ntabwo ari ukubura icyo umuntu akora, ahubwo gukurikira Yesu ni uguhitamo neza. Ngwino wakire Yesu kugira ngo nawe umubonere mu bugingo. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data mu izina rya Yesu turagushimye kubwira ijambo. Mwami uraduhuguye rwose, kubera ko ijambo ryawe ratubwiye ngo umukiranutsi, ngo umunyabyaha ngo nahindukira ngo akareka inzira ye mbi yo gukora ibyaha, ngo azagubwa neza, azaba nk'umukiranutsi. Imana itugirire neza. Mana turakwinginze kugira ngo umuntu watannye, umuntu wagiye mu bibi, umugaruzi neza yawe. Mana urongera tubwira ngo umukiranutsi nareka inzira y'agakora icyaha, ngo ibyo yakoze byiza bya kera bizibagirana, ngo azire ibyo yakoze. Mana duha imbaraga, uturinde gutana, uduhe gukiranuka ku gato no ku kanini, mu izina rya Yesu Kristo. Abankurikiye nabo ndabasengeye bari gukiranuka ku gato no ku kanini, kandi wagiye kure, wagiye mu bidafite umumaro, mweze umuboneze rwose mu izina rya Yesu Kristo. Nurangiza uturinde umubi. Urakoze Mwami, kiza abarwayi, kiza abababaye, abafite intimba n'agahinda bahumure mu mutima, abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo baye kumwakira. Suka ububyutse mu murimo wawe Umwami Imana, abasubiye inyuma wongere ubongerera imbaraga mu izina rya Yesu. Dusengeye abategereje urubyaro, biteho biyereke nabo baremera igitangaza, nk'uko wabonye umubabaro wa Hana ubundi wangiza ukamuha igisubizo. Nawe umwiteho, nawe biteho, ubaha umwana, ubaha abana b'umugisha. Data mwiza, Mwuka wera naza yerekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga bune iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho, kandi Imana ikomeze ibahe gukiranuka, ibarinde gusubira inyuma, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo naho utaha. Bye.